I had my son, I died. Umunsi nabyaye abana banjye niwo munsi napfiriyeho. I did not know the way afterlife is true. When people say they came out of their body, I don't want to, but it's true. I just want to tell you it's true. Ngenda jango mbabwire ngo hari ukuntu bajya bavuga ngo iyo umuntu yapfuye ajya yisohokamo akabasha kwireba. Ngiye ibyo ndabizi kuko narabibonye. 2 words, go back. Ndangije nibwira amagambo abindoga ngo subirayo. Very quickly add that the day I had the accident, I was 12 weeks pregnant. Nongere mbibutse yuko umunsi ngira iyo manuka nari mfite ibyumweru 12 ntwite. So when I was on the ICU bed, initially nobody was thinking about the pregnancy because they felt, the doctors told me, Kemi, we did not believe you were going to survive 10 days. Nukuvuga ngo ubwo nari muri icyo cyumba cy'indembe nta muntu numwe witaye kuri wa mwana nari ntwite kuko baravugaga ngo mu by'ukuri Kemi ntabwo twari tuzi kuzabaho iminsi irenze 10. They did ultrasound and they found 2 babies. Banshishije mu cyuma noneho basanga mfitemo abana 2. And we said it is not possible. Baravuga ngo ibi ngibi ntibishoboka. Because they've been doing ultrasound in Nigeria and we're finding 1 baby. Ngo kuko bamucisha mu cyuma muri Nigeria basanze harimo umwana umwe. Let us give God a hand of applause. Hallelujah. 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 Murao. Mezeneza. Hallelujah. 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 Glory to God. Imana yacu ihabwe icyubahiro. I want to say thank you to Bishop Ndashaka gushimira cyane Bishop wacu for the opportunity given me to share my testimony, kubwaya amahirwe yo kubasangiza ubuhamya bwanjye, to share the goodness of God in my life. kubabwira ubwiza bw'Imana mu buzima bwanjye. Thank Mama Bishop. Ndashima cyane you Mama so Bishop. I want to say thank you to the leadership of the church. Ndashimira ubuyobozi bw'itorero muri rusange. And thank you to everyone. Ndetse no gushimira mwese ababashije guterana uyu munsi. Hallelujah. Hallelujah. Pastor Kado did half of my job. Pastor Kado yankoreye 1/2 cy'ubuhamya bwanjye rwose yabimvugiye. Really told us the need to give thanks to God. Yatubwiye uburyo kidukwiriye guhereza Imana icyubahiro. You know, every day of my life has become a testimony. Buri munsi mu buzima bwanjye bwahindutse umunsi w'ubuhamya. I woke up this morning and I was listening to a song that says, "A million little miracles." And I said, no, oh yeah, it is a million mighty miracles. Nabyutse mu gitondo numva indirimbo ivuga ngo kuri kubitangaza bigera muri miliyoni Imana yakoze, ariko ngewe none navuga ngo ni bitangaza bigera muri miliyoni bitangaje Uwiteka yankoreye. And by the time I'm done today, if I could achieve few things, then I know that God has spoken to you. Mugende ube nsoza ubuhamya bwanjye ndaza gusenga ngo byibuze ngira ibyo ngeraho nibwo ndi busobanukirwe ko Imana yaganiriye natwe. I trust God that hope will arise, faith will arise in you. Ndasenga ngo ibyiringiro bize kongera kuzamuka muri wowe, kwizera kongere kuzamuka mu buzima bwawe. That you begin to see God in a different way and you have a thankful heart. Kugira ngo utangire kubona Imana mu bundi buryo bwagutse, ugire umutima ushima. And you will never take anything for granted again in life. Kandi ko nta kintu na kimwe uzafata nk'ikitari cy'agaciro mu buzima bwawe. Let me give you a little introduction of who is talking. Ngiye kubibwira ku muntu uri kuvuga. I'm Kemi Toby. Amazina yanjye nitwa Kemi Toby. I'm an ordained minister of the gospel. Ndi umuvugabutumwa wabisigiwe. A wife, a mother. Ndi umugore nkaba ndetse n'umubyeyi w'abana. Counselor, a businesswoman. Nkaba n'umushoramari ndetse n'umujyanama. Above all, I'm a child of God. Kubirenze kuri ibyo byose ndi umwana w'Imana isumba byose. I'm someone that God gave a second chance to life. Ndi umuntu Imana yahaye amahirwe ya kabiri mu buzima. With a mandate to raise a people who are not defined by what they are going through.
impa amahirwe ya kabiri, impaye n'umukoro wo kuzamura abantu kugira ngo babashe kuba icyo Imana yabahamagariye batitaye ku gihe bari kunyuramo cyangwa ibibazo bari kunyuramo. To remind people that we are not who the world says we are. You are not who your background says you are. You're simply who God says you are. Kugira ngo nibutse abantu ngo ntabwo uri aho ukomoka, ntabwo uri ibyo wanyuzemo, ahubwo uri icyo Imana yaguhamagariye kuba cyo. I am supposed to have died 19 years and 10 months ago. Nagombaga kuba narapfuye imyaka 19 n'amezi 10 ashize. So every time I say my age with joy and gladness, you know women we hide our age, right? Muzi ko abagore dukunda guhisha imyaka yacu, ariko iyo ngiye kuvuga imyaka yanjye nyivuga nishimye cyane. But if I was supposed to die at 28 and as of September I was 47, that is a gift from God. Niba naragombaga kuba narapfuye ku myaka 28, ubu ngubu nkaba nujije imyaka 47, icyo ni igitangaza cy'Imana isumba byose. Hallelujah. Hallelujah. So I've learned to see each day as a gift from God. Rero ngewe nize kubona umunsi wose nk'impano iturutse ku Mana. Hallelujah. Hallelujah. I want to respectfully say something before I start my testimony. Can we all be on our feet? Ndagira ngo munyemerere twese mbere yuko twinjira mu buhamya muhaguruke ku maguru yacu. Everybody. Buri wese ahaguruke ku maguru ye. How many of us thank God for the ability to be able to stand up? Ni bangahe muri twe bashima Imana kuba bafite ubushobozi bwo kuba bahagarara? Like Pastor Kado said, it's normal. Nkuko Pastor Kado yavuze ngo bimwe na rimwe tubifata nk'ibisanzwe. How many wake up and say, Lord, I thank you for the ability to get up? Ni bangahe muri mwe babyuka mu gitondo bakavuga ngo Mana ndagushimye ko mbasha guhagarara? It's normal. Mwabifashe nk'ibintu bisanzwe. But it is not. Ariko ntabwo ari bisanzwe. It is a gift from God. Ni impano iturutse ku Mana. And it is one of the gifts I'm trusting Him for again. Kandi nimwe mu mpano nanjye nizereye ko Imana izampereza. So can we just lift up our hands and give God glory? Mwanyemera tukazamura ibiganza byacu tukahereza Imana icyubahiro. Turaguhimbaza ukwiriye gushimwa. Ukwiriye gushimwa. Tuguhaye, we give you all the glory, Lord. Oh, we worship you this evening. Mwami turagushimye umugoroba. Tuguhaye icyubahiro umugoroba. Tuzanye imitima ishima And we're Mwami. sorry for ways we did not say Dusabye thank you. imbabazi kuba twarabifashe nk'ibisanzwe Mwami. Turaguhimbaza ukwiriye gushimwa. Lord, we give you all the glory as a Mana people. tuguhaye icyubahiro nk'ubwoko Thank you, bwawe. Abba Father. Urakoze Mwami Mana. We are sorry for times we complain. Utubabarire ku gihe twitotomba. We are sorry for things we take for granted. Utubabarire ku bintu tufata nk'ibisanzwe Mwami. We are sorry for times we've said God is not good. Utubabarire ku gihe twavuze ngo Imana si nziza. We ask that you forgive us, Lord. Turasenga Mwami ngo utubabarire. We give you all the glory. Tuguhaye icyubahiro cyose. In Jesus' name we N'izina worship. risumba andi mazina yose dusenze twizeye. Thank you. Please sit down. Mwakwiyicarira. I will try to rush through the journey of 19 years quickly. Ngiye kubanyuza gatoya mu rugendo rw'imyaka yanjye 19 nihuse. I call it a journey because it's an ongoing one. Ngwita urugendo kuko nkiri muri urwo rugendo. So 2005 January 16 mu kwa mbere itariki 16 mu 2005 I got a message to come for an employment letter of an interview that I have gone for, different stages, and I qualified for the job in a bank. Nahawe ubutumire bw'akazi ahantu nari nakoze interview barampamagara kujya gukora ahantu muri banki.
Though it wasn't my dream job, my dream had always been to be a professor before I turned 40. nubwo atari inzozi zanjye zari kuba umuprofeseri mbere yuko nujuje imyaka 40. And trust me, I worked towards that when I was in the university. I was the best graduating female student. kandi ubwo nari muri kaminuza narabikoreye cyane kuko ubwo nigaga kaminuza nari mu bakobwa ba mbere bagiraga umwanya w'imbere. So all I wanted to do was be a professor, but I felt, okay, let me do this job and raise money for masters. Icyo nifuzaga rero kwari ukuba umuprofeseri, ariko mbonye kano kazi ndavuga reka mbe nkakora kugira ngo mbashe kubona amafaranga anyishyurira kuri masters. And on the 17th of January 2005, on a Monday morning, I set out to travel to Lagos. It's part of Nigeria. Muri uko kwa mbere itariki 16/2005 mu gitondo hari kuwa mbere mbyuka ngiye muri ako kazi. My first miracle was that I normally go with my first daughter everywhere I go. Igitangaza cya mbere cyabayeho nuko ubundi ahantu hose ngiye njyana n'umukobwa wanjye w'imfura. She was just about a month and a half. Everywhere we used to go together. Icyo gihe yari afite ukwezi kumwe n'andi, yari afite umwaka kumwe n'andi mezi, kandi ahantu hose yagendaga twarajyanaga. But that morning I woke up and I told my husband, I said, I don't feel like going with her. Muri icyo gitondo mbyutse niyumvamo muri njye mbwira umutware wanjye ko numva nashaka kujyana n'umwana. And she was not even awake. Early at 6 a.m., I wrapped her in a blanket, went to knock on my friend's door and said, I'm traveling to Lagos, keep my daughter till I come back. Mu gitondo rero kare ndabyuka, nari kujya mu wundi mujyi wa Lagos, nkomangira umuturanyi wanjye ndamubwira rero ngiye mu rugendo kandi sinifuza kujyana umwana wa munsigaranira. That was my first miracle. Icyo nicyo cyari igitangaza cyanjye cya mbere. So we embarked on the journey, my husband and I. Then we picked up a friend who said he was going to Lagos too. Nje n'umutware wanjye turahaguruka dutangira urugendo tujya muri Lagos. Ku nzira duhura n'umushiti wacu wagombaga kujya nayo muri Lagos, nawe turamutwara. And on our way the friend said, let me drive since I know Lagos better. So he took over the car, so I came to the back seat. Nukuvuga ngo we yarambwiye ngo iyi mihanda ya Lagos ndayimenyereye, reka bari njye utwara. Hanyuma aza ku ntebe abari utwara ngiyewe njya kwicara mu mwanya w'inyuma. And shortly before the accident, I was reading my Bible. I was reading the book of Ruth. Muri urwo rugendo narimo gusoma igitabo cya Ruth ubwo nari nicaye inyuma gatoya cyane mbere yuko impanuka iba. And a tear dropped from my eye. Ubwo nari ndimo gusoma icyo gitabo cya Rusi irira riramanuka riva mu maso yanjye. And I was trying to clean it and like, what's that? The rear tire just went pam. Ubwo narimo kugerageza guhanagura ya marira nibaza ngo niyihe mpamvu ndi kurira, numva ipine riraturitse. And the car started. So my husband was telling him, don't match the brakes, just hold on. It was as if he was hearing opposite. Match the brakes, and the car started somersaulting severally. Muri uwo mwanya ubwo imodoka itangira kwibirindura, nkumva umugabo wanjye arimo kumubwira ngo fata feri, nyine ibintu birimo kugenda biba muri uwo mwanya. The two of them had seat belts. So they were experienced drivers. But as the car was going, I'll try to save you some very gory details. But it was just flinging me up and down. My leg broke, my neck broke, many things broke. Ubwo rero bo bari bambaye imisentire, bari abashoferi babimenyereye bagerageza kwifata, ariko ngewe ubwo nari inyuma nta kintu nari mfite kimfata, ukuguru kwanjye kuravunika, ijosi riravunika, ibice byinshi by'umubiri wanjye biravunika. By the time the car stopped, people had parked. Long story short, it's not where you can quickly get ambulance and all that. So a good Samaritan helped us and rushed me to the hospital. Rero imodoka yaje guhagarara ahantu, hanyuma hari ku muhanda, nago hari ahantu hafi hegereye kwa muganga, ariko umusamariyakazi mwiza wari uri aho ngaho aradufata atwirukangana kwa muganga. But as they were bringing me out of that car, one thing I kept saying, I cannot die. I'm a covenant child. I have a covenant relationship with God. Ariko ubwo bansohoraga muri iyo modoka, abantu barimo kunsohoramo, nasohotse mvuga ijambo ngo ntabwo nkwiriye gupfa, ndi umwana w'isezerano, hari ibyo ngomba kugeraho, ntabwo ndi bupfe. In your trying times, your confession is key. Mu gihe cyawe urimo kugeragezwa, amagambo watura ni ingenzi. So I just kept, in fact, it was like a broken record. It was like that was the only thing in my brain. I just kept saying, no, I cannot die. I'm a child of God. I have a covenant relationship with God. I was bad.
nukuvuga ngo nicyo kintu cyakomeje kuza mu bitekerezo byanjye, nkomeza kuvuga ngo ntabwo napfa, ndi umwana w'Imana, ndi mu masezerano, hari ibyo ngomba kugeraho, ntabwo bikwiriye ko napfa. And by that night my breathing had changed. Nothing was working. I was paralyzed from here down. Uwo mugoroba bangejeje kwa muganga, guhumeka kwanjye kwari kwahindutse, nta gice na kimwe cyakoraga, nari nabaye paralize guhera hano umanura igice cyo hasi cyose. So my dad that had come to meet us and my husband decided that they should take me to a teaching hospital like King Faisal, that teaching hospital where my husband works in another state. Barangije mutware wanjye n'inshuti ye baraza baravuga ngo reka tumujyane mu kandi gace ahantu hari ivuriro ryiza ribasha kwita ku barwayi neza. That was another miracle. How I got there was a miracle. Uburyo nageze kuri kwa muganga aho ngaho rero nabyo ni ikindi gitangaza. Every breath was like the last breath. Buri mwuka wose nahumekaga wari umeze nk'umwuka wanjye wa nyuma. I was literally like, by the time I got there, literally. So when I got to teaching hospital, they were already waiting for me, and from there they took me to ICU to put ventilator, breathing machine and all sorts. Nyuma yaho ngaho nageze kwa muganga kuka nsa nkaho mfite kuka kanyuma, ngerayo nsanga banyiteguye, banshira muri ICU, banyambika sonde, banyambika ibyuma byose bibasha kuma umwuka, njya muri icyo cyumba. And I was in ICU for 1 month. For 3 weeks I could not breathe on my own. A tube was here, a tube was here. I was feeding through my nose and breathing through another tube. Nukuvuga ngo ku gihe cy'ukwezi n'ibindi byumweru nka bingahe sinabashaga guhumeka ku giti cyanjye. Bari barancometse mu byuma hirya, ndira mu cyuma kimwe nkahumekera mu kindi cyuma, nago nabashaga guhumeka ku giti cyanjye. Family, when machine has to help you to breathe, you will appreciate the fact that you breathe on your own. Bavandimwe, niba utaragera ku rwego rw'uko imashini gufasha guhumeka, ujye ushima Imana kubasha guhumeka ku giti cyawe. Hallelujah. Hallelujah. When you were there and I was there, nothing was working, only my eyes could move, and I could not speak for 3.5 months. Namaze igihe cy'amezi 3 n'igice ntabasha kuvuga, ndaho ngaho ndimo guhumekera muri ibyo byuma. I was conscious, but I could not talk. Narumvaga, naratekerezaga neza, ariko sinabashaga gufungura kanwa ngo mvuge. Because there were tubes everywhere and all that. I don't want to go into all those medical. Kuko hari ibyuma byari binyuzuyemo ahantu hose. When you are able to lift your hands, give praise to God. Niba ubasha kuzamura ibiganza byawe, ujye uhereza Imana icyubahiro. Do you understand what it is when a fly touches you and my eyes can see the fly, but this hand cannot raise to kill it? Muzi icyo bisobanuye kuba wabona isazi iri ku kuboko kwawe ukayibonesha amaso ariko udashobora gufata ikiganza ngo ube wayikuraho? We need to be grateful. Tugomba kugira imitima ishima bene data. And I was in that ICU. I kept people were dying. ICU is not a good place. Muri icyo cyumba ntabwo ari heza, nabonaga abantu bapfa umunsi ku wundi. Every time somebody dies, I will close my eyes. In my heart, I say, I will not die, but live to declare the goodness of the Lord. Buruko namvaga ngo hari umuntu upfuye, nahumirizaga amaso yanjye nkavuga ngo ntabwo nzapfa, nzabaho kandi nzarama kugira ngo namamaze imirimo myiza y'Uwiteka. Family, know God for yourself. Bavandimwe, ndababwira inama kugira ngo mumenye Imana ku giti cyanyu. There are moments the fate of your husband or your wife or your parents will not carry you. Hari igihe kwizera ko umugabo wawe kumubyeyi wawe kutazagukwikorera. There are moments that it has to be your God. Daniel 11:32b says, they that know their God will be strong and they will do exploits. Ni ngombwa kumenya Imana kuko ari aho uzagera, kwizera kwawe bari kugukurikira. Muri Daniel haravuga ngo abazi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. I tell you, it was bad. The heart of doctors failed. The heart of pastors failed. So it was not a time. Even if I had a pastor, a prophet, my pastors, everybody tried. But later they were telling me, we did not believe you could make it. Urumva nageze ku rwego rw'uko umutima wa pastori wabivuyemo, abaganga babivamo, kugeza ahubwo navuye kwa muganga, pastori wanjye arazarambwira ngo kwizera yuko uzabaho byari byararangiye. But brethren prayed for me. Ariko abavandimwe baransengeye. Family, let's stand together. Let's never wound our wounded soldiers. Mureke bavandimwe duhagarare twe gukomeretsa abasirikari bacu bakomeretse. You know, they would come to the hospital for 1 month, every day having vigil and telling the Lord our doctors could not die.
bazaga buri munsi kwa muganga aho nari ndwariye, bakaza gusenga babwira Imana ngo Mana Dorokasi wacu ntago ari bupfe. Hallelujah. Hallelujah. So from the ICU, the day I was taken to the ward, not taken out of my house, it was another Thanksgiving, because like now this is promotion. Murumva noneho umunsi navanwe muri ICU njyanwa mu kindi cyumba, ntabwo nari intashye, bari bamvanye mu cyumba cy'indembe banjyanye mu kindi cyumba cyo kurwariramo. Icyo nacyo cyari gitangaza kuko kuri nge numvaga ari promotion mpawe. Now let me quickly add that the day I had the accident, I was 12 weeks pregnant. Nongere mbibutse yuko umunsi ngira iyo manuka nari mfite ibyumweru 12 ntwite. So when I was on the ICU bed, initially nobody was thinking about the pregnancy because they felt, the doctors told me, Kemi, we did not believe you were going to survive 10 days. Nukuvuga ngo ubwo nari muri icyo cyumba cy'indembe nta muntu numwe witaye kuri wa mwana nari ntwite, kuko baravugaga ngo mu by'ukuri Kemi ntabwo twari tuzi kuzabaho iminsi irenze 10. The one who medical science said 10 days is here almost 20 years after. Wa wundi abaganga bavuze ngo ntari bubeho iminsi 10, ndi hano nyuma y'imyaka 19 n'amezi 10. Hallelujah. Family, God is real. Only a fool will say there is no God. Mbagira ngo mabwire ngo Imana iriho kandi irakora. Umuntu w'igicucu niwe wavuga yuko Imana itariho. So when I begin to survive, then they said we need to remove this baby to try to save your life. Ubwo ntangiye gukira barambwira ngo barashaka gukuramo umwana uri munda kugira ngo babashe kureba ko byibuze banyiza cyangwa nkabasha kureba yuko hari icyo ari urundi rwego nageraho. Another miracle was I was conscious. So as an adult you can't make decisions for me. Rero icyandi mahirwe nagize nuko nari umuntu mukuru kandi mbasha kureba. Rero nk'umuntu mukuru ntago mwari kumfatira umwanzuro. Even though I could not talk, but my eyes were moving and I could move my mouth until you understand what I'm saying. Nubwo ntabashaga kuvuga nanyiganyezaga amaso yanjye nkavugisha umunwa wanjye kugeza ubwo uri bubasha kumva ibyo nshaka kuvuga. So if I want to say no, I keep moving my mouth until you understand I'm saying no. Ubwo rero niba nashaka kuvuga hoya nakomezaga kugerageza kunyeganyeza umunwa wanjye kugeza igihe uri buze kumvira ko ndi gushaka kuvuga hoya. And when they said they wanted to remove the baby, I said no. Maze kumva ko bashaka gukuramo umwana wanjye ndavuga ngo hoya. They will call my husband because he's a doctor. You should know better. What kind of child is going to come from here? We're even trying to see if your wife can survive. Bahamagara umutware wanjye baramubwira ngo wowe wakabaye ubizi neza kurushaho. Ese uyu mwana azabasha kubaho ate? N'uyu nguyu ubwe ku giti cyarimo kugerageza kuba yabasha kubaho. Family, know God. Bavandimwe ndagira ngo mumenye Imana. Hold on to this God. Mwishingikirize kuri iyi Mana. In October, first week of October in 2004, the Lord told me, it was in the morning, I was making bed. He said, ask me for a son. Ukwezi kwa mbere gukwe mu kwezi kwa 10 tariki icyumweru cya mbere muri 2004 nari ndimo gusenga Imana irambwira ngo nsaba umwana w'umuhungu ndamuguha. And I took in that month. That is the same child the devil wants to remove. Rero iryo sengesho narasenze Imana impereza uwo mwana w'umuhungu. Uwo ngo ari we wa wundi Satani ashaka gukuramo muri icyo gihe. He will always fight the promises of God in your life. Ahora arimo kurwanirira amasezerano y'Imana ari mu buzima bwawe. He will always fight, but when you partner with God, you will always win. Ariko ni wishingikiriza ku Mana uzaba umutsinzi ndetse no kurushaho. So the baby kept growing. You can imagine the mother lying down, not be able to move. The baby will move like this, the baby will move like that. And doctors just felt it was a silly decision. Muribuka ko nari paralize igice cyo hasi ariko umwana wanjye akomeza gukurira mu nda. Murumva umugore uryamye ku gitanda ari inyeganyeza umwana ari guca mu ruhande hamwe n'ahandi ariko Imana irahandindira. Because it was a bad, it was a bad case. My head was shaven. I don't want to go into that. Doctors will understand. I had Gardner Wells traction. I had a broken femur that they had to put another traction. It was a lot going on. Ni byinshi byarimo kunyona ifite ikibazo mu mutwe igufwa ryanjye ry'ukuguru ryari ryaravunitse ni ibintu byinshi cyane byari birimo kuhuriranaho bihurira ku buzima bwanjye. And they said if eventually we can raise money we should travel to India.
baravuga ngo niba bishoboka mukaba mwakusanya amafaranga mukurira indege mukajya mu Buhinde. That became another challenge. We began to look for money. My father went to the bank. He wanted to go and use his house to as collateral for loan. Ibi byo nabyo bibura ikindi kibazo. Papa wanjye ajya muri banki ajya guteza inzu kugira ngo bamuhereze inguzanyo kugira ngo tubashe kujya mu Buhinde. The governor, do you have governor here? Maybe mayor. Governor. The governor's wife came to the hospital to visit another person and heard the nurses talking about me. How? Umugore wa guverineri muri ako gace aza gusura umuturanyi wanjye w'umurwayi wari urwaye, hanyuma yumva abaganga bari kuganira ku kibazo cyanjye. And she raised funds for me. All expenses to India paid by a total stranger. Hanyuma afasha kuzamura gukusanya amafaranga. Nuko ngo amafaranga yamvanye hana njyana mu Buhinde yose na amafaranga yishwe n'umuntu ntazi. Now we got the money, but I was not fit to travel. My blood PCV would be 11%, 13%. If you understand, those are almost for like dead people. 13%. The best it was ever was 19%. They were giving me blood and it was as if it was not in my body. Nukuvuga ngo amafaranga noneho yabonetse ariko ntabwo ndi mu mwanya wo kuba nabasha kurira indege ngo ngende. Nari mfite ikibazo cy'amaraso, buri mwanya banyongeraga amaraso, mfite umuvuduko w'amaraso, abaganga ngira ngo murabyumva ko nari ndi mu gihe giteye ubwoba. And we decided to go to India by an act of faith. 2 doctors followed me, 1 neurosurgeon and my husband. And when we, the day we were leaving, everybody was crying in the hospital. It was like my funeral because they didn't believe I was coming back. Nukuvuga ngo twarahagurutse tujya mu Buhinde mu kwizera, hanyuma abaganga babiri hamwe n'umutware wanjye baramperekeza, ariko ubwo twavaga aho ngaho tugenda abantu bari barangije kundirira bumva ntazabasha kugaruka. But I wanted to add works to my faith. Because the word of God says faith without works is dead. I told my mom to go and bring my daughter. Hanyuma nshaka kongeraho imirimo ku kwizera kwanjye kuko Bibiliya iravuga ngo kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye. Ndangije mbwira mama wanjye nigende nzanira umukobwa wanjye w'imfura. And I looked at my daughter. I said, I'm coming back. Ndeba umukobwa wanjye w'imfura ndamubwira ngo nzagaruka. I said, Mommy is coming back. Umukobwa wanjye nawe yizerana nanjye aravuga ngo mama azagaruka. As at that time I couldn't talk, but I whispered it until they helped me to tell her that Mommy said she's coming back. Ntabwo nabashaga kuvuga neza ariko nongorera umutware wanjye mu magambo makeya ndamubwira ngo bwira umukobwa wanjye ngo mama wawe azagaruka. And at the end of the day, another miracle was the journey to India. Ukindi gitangaza nahuye nacyo cyari urugendo rwo kujya mu Buhinde. Because before that time, if they tried to sit me up with pillow on the hospital bed, I will faint, literally. Nukuvuga ngo mbere niri kwa muganga iyo bageragezaga kunyegura ngo nicare narahweraga umwuka ugacira nkananirwa guhumeka. From India to Nigeria is minus stopovers is 10.5 hours in the air. Kuva muri Nigeria ujya mu Buhinde ni amasaha 10 n'igice. I survived that journey. Kandi ayo masaha narayagenze ngerayo nyiri muzima nyihumeka. Oh God. No issue on the plane. The moment I got to India and the ambulance was waiting for me and we had all the oxygen and everything, the whole system shut down again. The what? The whole system, my whole system. God took me to India. Ubwo noneho naragiye ngera mu Buhinde nta kibazo mfite. Manutse mu ndege ngeze neza ku butaka bw'Ubuhinde, umubiri wanjye urongera urashatinga down, ibintu byose biraceceka. So when the journey in India was another journey. The neurosurgeon saw me. We had sent reports, but the report was nothing like what he saw. And he said, I cannot put you on my operating table. You are clinically malnourished. Ngeze mu Buhinde rero raporo bari batanze ivuye muri Nigeria, abaganga bo mu Buhinde bayirebye basanga nahe huriye n'ikibazo mfite. Umuganga aravuga ngo ntago wowe nagushira ku buriri bwanjye ngo ngire icyo ngukorera kuko wowe uri mu marembera ugiye kwipfira. So I had to be there. We're walking, putting different things, like I said, I'll have to cut some things off. But another thing was they said, let us do an ultrasound. In fact, they were like, why did the Nigerian doctors allow you to keep pregnancy? And I said, we don't go there.
hanyuma ibyo bibazo birebire ndimo kugira ngo nihutishe inkuru barangije bavuga ngo reka bancishe mu cyuma. Abaganga babonye nwite baribaza ese nihe mpamvu ufite umwana, nihe mpamvu abaganga batumye ubikuye umwana. Abarangije bambwira ngo iyo nkuru wiyinjiramo yihorere. It was tough. But when God gives you a promise and is keeping his own side of the contract, keep your own side. He will give you the grace. Byari urugendo rukomeye ariko Imana iguhaye amasezerano ikubahiriza uruhande rwayo, iba yifuza ngo nawe uhagarare wizere wubahiriza uruhande rwawe. It was tough. I had different conditions. In fact, there is a particular one I always want to share. You know, it's like when you put chili on somebody's body and you are blowing hot air. I used to feel that every day. Ibintu byinshi byambayeho ariko kimwe nyashaka kuvuga n'igihe wafata urusenda rushyushye ukarushira ku muntu niko numvaga umubiri wanjye umeze buri munsi usa n'uwokera kandi byari bigoye. And the neurosurgeon would look at me and say, I know what to give you. As at this time I could talk now. I said, but it will affect my baby, because he said if I had taken those medications, even if I eventually give birth to the child, he will be having epileptic seizures. Nukuvuga ngo muganga muri icyo gihe akambwira ngo nzi imiti naguhereza kugira ngo ngugabanyirize ubwo bubabare, ariko imiti ninyiguha iraza kwangiza umwana uri mu nda. So I will say, I don't want, but I'm crying. Hanyuma icyo gihe nari nangiye kubasha kuvuga nkamubwira ngo iyo miti yihorere, nkakomeza mu bubabare n'amarira menshi ariko mbika umwana wanjye. You know, when my son turned 13, he looked at me, Daddy, and said, Mommy, thank you for making the sacrifice for both of us. Umwana wanjye yujuje imyaka 13 y'amavuko yarandebye aravuga ngo mama warakoze gutanga igitambo gikomeye cyane ku bwanjye nawe kugira ngo tubashe kubaho. If I have $1 million, it's not like the way I felt that day. Niyo wama miliyari y'amadolari ntago byahwana n'ukuntu numvise uwo munsi merewe n'amagambo umwana wanjye ambwiye. But it was a tough journey. Ariko rwari urugendo rutoroshye. And they did ultrasound and they found 2 babies. Banshishije mu cyuma noneho basanga mfitemo abana babiri. And we said it is not possible. Baravuga ngo ibi ngibi ntibishoboka. Because they'd been doing ultrasound in Nigeria and we're finding 1 baby. Ngo kuko bamucisha mu cyuma muri Nigeria basanze harimo umwana umwe. Even when a pastor, you know, the evangelists that come to the hospital to pray, prayed and say you are carrying a girl. When he left, I tried to, you know, I always try to talk. So I told my friend that was with me, I said, no, he's a boy. Later that one told me, he said, Kemi, you know, I felt you were unreasonable. We're trying to save your life. You're talking about the gender of a child. We don't even know if he's going to survive. None nukuvuga ngo icyo gihe haje abakozi b'Imana kunsengera ubwo nari kwa muganga. Hanyuma umukozi w'Imana arimo gusenga aravuga ngo wikoreye utwite umwana w'umukobwa. Hanyuma njyewe ku giti cyanjye ndongorera ndavuga ngo hoya n'umuhungu. Noneho umutware wanjye arambwira ngo ese uri kwibaza ku gitsina cy'umwana ndetse tutazi niba zanabaho cyangwa azavuka. Hallelujah. So when they said they saw 2, I told my husband, I said, okay, maybe it was the girl that evangelist saw. All I know is that there is a boy inside. Ndangije bambwiye ngo harimo abana babiri, ndavuga ngo birashoboka ko ari wa mukobwa umuvuga butumwa yabonye, ariko njyewe icyo nzi Imana yambwiye nuko nzabyara umwana w'umuhungu. But with every negative medical report, every time a doctor came in or a nurse, anybody, and they said this child cannot survive or cannot have a normal life, I had 2 scriptures. Ukuvuga ngo buri raporo mbi yose nahawe n'abaganga, buri raporo mbi nahawe n'abaforomo banza bambwira ngo uyu mwana ubyaye utwite n'uzamubyara, nari mfite ibyanditswe bibiri nahagazeho nkomeraho. James 1:17 says, every good and perfect gift is from the Father of lights, in whom there is no variableness, neither shadow of turning. So I always say, child, you are a gift from God. So you will be good and you will be perfect. Nahagaze ku cyanditswe kigaragara muri Yakobo ngo buri mbuto nziza cyangwa buri kintu cyiza cyose gikomoka ku Mana. Hanyuma nkajya mbwira umwana wanjye uri mu nda ngo uri imbuto nziza yatewe n'Imana kandi uzabaho. And another scripture, Exodus 2:2, he says when Moses' mother saw him, he saw that he was a beautiful child. I said, child, when I see you, you will be a beautiful child to behold. Muri kuva ibice 2:2 ngo Mose ubwo yibarukaga ubwo mama wa Mose yibarukaga Mose yaramubonye aravuga ngo uru ruhinja rwiza, nkabwira umwana wanjye ngo nuvuka uzaba uri mwiza mu izina rya Yesu. Let me tell you, there were times I said it without faith in my heart
There were times I said, many times they were with tears on my face, but I kept holding on to God's word because his word does not fail. Rero rimwe na rimwe aya magambo nayavugaga rimwe na rimwe nta no kwizera afite, ubundi nkayavuga amarira menshi cyane ari gushoka, ariko nkavuga ngo ijambo ry'Imana nirihera, icyo Imana yavuze igomba no kugisohoza mu izina rya Yesu. Family, God cannot lie. Bavandimwe Imana yacu nibeshya. You know, I had the first major surgery, 6.5 hours for the spinal injury. I had another surgery, 4 hours. You know, there's so many things. So there was a particular surgery they did to cover the pressure sore, so they would take skin from somewhere and put in another place. nagiye ku buriri bwo kubagwa mu masaha 6 barimo kubaga urutirigongo, ndongera ngira nde masaha 4 barimo kubaga ibibindi. Ikindi kibazo nari nagize mu ivi, hari naho byageze bakajya bafata uruhu rumwe bakarugomora hano bakarutera ahandi, byari ibintu birebire cyane. Don't forget, I was still pregnant. So after the second surgery, I was to lie down on my right side for 3 weeks without moving, or else the things will not take. Mwibuke ko nari ntwitumwa abana b'impanga noneho bamaze kumbaga akaguru bambwira kuryamira uruhande rumwe igihe cy'amezi 3 ntinyeganyeza kugira ngo hano habashe gukira. I don't want to paint too many things. It was in that process, the pains were, I was not supposed to have pain. That's another thing because of the level of injury, but I was having all sort of funny pains. Mu yandi magambo ntago nari nkwiye kugira ububabare nk'ubwo nari mfite bitewe n'imiti bari nkoreye cyangwa bitewe n'ibyo nari nanyuzemo, ariko mu buryo butangaje nisangaga ndimo kugira ububabare butandukanye. So labor pain started, but I didn't know it was labor because I was just 32 weeks pregnant. Ibise byatangiye kumfata sinamenya ko ari ibise kuko nari mfite ibyumweru 32. So I cried throughout the night. Normally I can bear pain. My husband would say your own pain threshold is on another level. Ubundi mu yandi magambo umutware wanjye ajyambwira ko mbasha kwihanganira ububabare, ariko ububabare nagize muri iryo joro sinabashaga kubwihanganira, ndaramboroga ijoro ryose. But that night the pain, I cried throughout the night. So in the morning when he was trying to help me, he just said, you are in labor. Rero iryo joro naraye ndira cyane mu buryo butangaje, mu gitondo mbyutse barambwira ngo ugiye kubyara, ibyo ni ibise. So we started calling doctors. Everybody was rushing in, prepare the theater for emergency CS, take her to the delivery room, and I just kept crying. And when I want to talk and I don't want anybody to spoil my faith, I talk in my language. Rero icyo gihe abantu batangira kuvuga ngo mutegure uburiri bwo kubyariraho, mutegure ibintu byinshi cyane, noneho bitewe n'ububabare mfite kandi n'ibyo nashakaga kuvuga byatumaga mvuga mu rurimi rw'iwacu kugira ngo bataza kugabanya kwizera kwanjye. So I just kept saying, God, you've brought me this far, you will not put me to shame. Nkajya mbwira Imana ngo wowe wamvanye hariya hose, ntabwo wanzanye hano ngo mbashe kuhasebera. That was the only thing I could say as they were taking me to the delivery room. Iryo niryo jambo nagiye mvuga ubwo banjyanaga mu cyumba cyo kubyariramo. Don't forget, okay, as at that time I could lift my hands a little, but I cannot sit. I can sit now because these muscles are working. None of these things were working. So even they were taking me to the delivery room, how was I supposed to push? Mothers know what I'm talking about. Niba ababyeyi bari hano muraza kumva uko ndimo kuvuga. Icyo gihe ubu ngubu ndabasha kwicara kuko ibyo mu nda byarakomeye, ariko kiriya gihe nari paralize igice cyo hasi. Niba ngiye no kujya ku gitanda cyo kubyara, ndaza kubasha gusunika nabasha kugira kumva ikibazo na kimwe cyo mu mubiri. But I must tell you, the hands of the Almighty brought those babies out. I didn't do CS. Ariko reka mbabwire ntabwo bigeze bambaga, ibiganza by'Imana isumba byose byavanye abo bana bazari bazima. Hallelujah. If you don't know that there is God, niba utazi ko hari Imana, me, I can tell you njyewe munyemerere mbabwire kuko narayibonye that there is a God in heaven yuko mu ijuru hari Imana who rules in the affairs of men. ibasha guturana n'ubwoko bwayo. There is still a God who writes the stories the way he wants to. Haracyari Imana yandika inkuru igendeye kuko ishaka iyo nkuru kugenda. A nurse had to fold this leg and hold it, another one. They said push. How? That was the only thing I kept saying. God, you've brought me this far. You will not put me to shame. Muganga umwe afata kano kaguru umva nari paralize, umwe afata kano ndafata kariya, barambwira ngo sunika. Nkavuga ndasunika gute? Ariko mpagarara kuri rya jambo nkomeza gusubiramo ngo Imana yamvanye hariya ntabwo yanzanye kunsebereza hano, ndabyara mu izina rya Yesu. And whatever pressure
came on my stomach. The babies came out. 1, 2 plus placenta. Sinzi uko byagenze imbaraga ziza kunda yanjye umwana wa mbere arasohoka uwa kabiri arasohoka mbyara neza mu izina rya Yesu. And I ate bread. Uwo munsi naranariye ndya umugati nywa n'amata. And I thought I was feeling sleepy. Numva ntangiye kugira ibitotsi. I kept seeing gadgets. The doctors were moving, but I thought it was sleep. Nangira gusa n'ureba ibiyezi abaganga nkabona ntabwo ndimo kubareba neza ngira ngo ni ibitotsi ngize gusa. The day I had my son, I died. Umunsi nabyaye abana banjye niwo munsi napfiriyeho. I did not know. The way afterlife is true. When people say they came out of their body, I don't want to, but it's true. I just want to tell you it's true. Ngende jango mbabwire ngo hari ukuntu bajya bavuga ngo iyo umuntu yapfuye ajya yisohokamo akabasha kwireba ngiye ibyo ndabizi kuko narabibonye. 2 words, go back. Ndangije nibwira amagambo abiri ndavuga ngo subirayo. Very authoritative. Go back. Ndibwira ngo subirayo. And as I heard it, I opened my eyes. It was like somebody tapped my left leg. N'umuntu nijwi numvise aho nari maze gusohoka mu mubiri wanjye rimbwira ngo subirayo. Numva umuntu asa n'uri kunkomanga ku kibero. But as I opened my eyes, there was no. My husband was broken. He was in a state. Umutware wanjye yari yamaze kwiheba ari ahantu gutya yihishe arimo yagize ubwoba bwinshi. So I turned. I said, "What's going on?" Ndahindukira ndamubaza bigenze bite. He said, "Just keep talking. You cannot afford to leave. Just keep talking. You cannot afford to leave." Umutware wanjye ubwo wa muntu wambwiye ngo subirayo naragarutse mbona umutware wanjye yihebye ari hariya ndangije ndamubaza ngo byagenze bite. Umutware wanjye arambwira ngo komeza uvuge ntago nakemera kugutakaza. Hallelujah. So the doctors came, they rushed me again to ICU again. Abaganga baraza baramfata cyane bansubiza muri cya cyumba cya ICU cy'indembe nanone. All the gadgets again. Bansubiza muri bya byuma byose. But something significant happened that day. Ariko ikintu kidasanzwe muri uwo munsi cyarabaye. As I was about to pray for the 2 babies. Ubwo nari ntangiye gusengera za minja zanjye. This scripture in Job 13:15 dropped in my spirit. Icyanditswe kigaragara muri Yobu 13 kiza mu bitekerezo. Even though he slay me, I will yet trust him. Ngo nubwo yanyibagiwe nzakomeza kumwizera. And I felt, what's going on? Then I began to whisper under the oxygen mask in tongues. Ntangira ubwo banyambitse cya cyuma cyo guhumekeramo ntangira gusenga mu ndimi. The other baby went back immediately to heaven. Muri uwo mwanya wa mwana wundi aripfira asubira mu ijuru. So my husband went for a long time unlike him. So when he came back, I said, "Where did you go?" Since he said, "Hey, he went to do some things. He went to bury the other child in a small shoebox like this." Muri uwo mwanya umutware wanjye yaragiye agenda amasaha menshi nibaza ahantu yagiye kumbe yagiye kujya gushyingura kakana kanjye gatoya kandi kari kavutse aragaruka ndamubaza wari wagiye he. So when he came back, I said, "The second day, how are the babies?" He will answer the second one. He will not answer the first one. Ndangije ku munsi wa kabiri ndamubaza abana bameze bate ansubiza ngo umwe ameze neza uwa kabiri ntiyagira icyo ambwira. And it was later that he told me, they said, "Go and face your wife because this one cannot even survive." That the other one cannot even survive, so he should just go and face his wife in ICU. Abandi baganga baramubwira ngo uyu mwana turabona ko atari buze kubaho genda ubibwire umugore wawe. Because it was less than 1 kilo, 980 grams. It was like this. Umwana yavutse atujuje ibipimo yari afite amagarama ari munsi y'ikiro. Now he's taller than me. He's a big boy. Ubu rero wa musore ubu ni muremure aranduta ni umuhungu ukuze kandi ushima Imana. If you come to first service, you will see him. He's like my PA, like my protocol. Uramutse uje mu iteraniro rya mbere hano wamubona abameze nka bodyguard wanjye bari kumwe nanjye hariya. Hallelujah. Hallelujah. You know, but 2 weeks after, my husband noticed I was not mourning. So he showed me the pictures of the other one that went. There was nothing in me that was mourning. Haciye ibyumweru bibiri umutware wanjye abona ko ntarimo kubabara ngo mbabazwe na wa mwana wapfuye hanyuma azanyereka amafoto ya wa mwana ariko muri nge numva nagahinda mfite numva nta mubabaro mfite. So he took me on a wheelchair to outside of the hospital and he was telling me it's okay to mourn. I feel bad too. It's okay this.
But that was the first time that I believe I heard the voice of God audibly. Umutware wanjye aza kunsohokana mu kagare anjyana ahantu arambwira ngo nta kibazo kubabara, ntacyo bitwaye kugira agahinda, birashoboka ko wababara ukajyana agahinda. Ariko uwo munsi nizera ko ari wo munsi wa mbere numvise ijwi ry'Imana rivuga neza nk'umuntu uri iruhande rwanjye. It was like he was the one talking to me, but I heard, you asked for one, I gave you one. The other one was a covering. He has fulfilled his mission and is back with me. Hanyuma numva ijwi rimbwira ngo wansabye umwana umwe, nkusaba umwana w'umuhungu, naramuguhaye, undi yari uwo kuza guhisha cyangwa gukingira wa undi kugira ngo abashe kuvuka. Yasohoje umurimo we kandi yaragiye. Family, God cannot lie. God is not a man that he should lie. Bavandimwe ndababwira ngo Imana si umwana w'umuntu ngo ibeke. He doesn't change his mind. If he says it, he keeps to his word. Ntabwo igihindura ibitekerezo byayo. Iyo yabivuze irabikurikirana no kubisohoza ikabisohoza. He does not break promises. He does not break his own side of the contract. Ntabwo ari Imana ijye yihinduka ku byo yasezeranye. Ibyo yasezeranye irabikurikira ikabisohoza. And when you trust him, he goes to any length. Did he not say he will give nations for our sake? That if you trust him, he will go to any length to keep it. He said he will give nations for our sake. Muribuka yuko Imana yatubwiye yuko izatanga amahanga ku bwacu. Iyo yabivuze izagenda kure hashoboka kugira ngo isohoze ijambo ryayo. So it didn't cost him anything they saw one baby in Nigeria to put a second baby to cover. Byayisabye kugira ngo ifate wa mwana umwe bari babonye yongereho undi kugira ngo ibashe gutwikira wa wundi wanjye abashe kuvuka neza. And another journey began. If the child is going to survive, he will not see, he will not hear, he will not walk, he will not have a good quality of life. Urundi rugendo ruratangira, noneho barambwira ngo uyu mwana yavutse afite ikibazo, ntabwo azabasha kubona, ntabwo azabasha kuvuga, ntabwo azabasha kugenda, azavuka afite ibibazo byinshi cyane. But he can see, he can walk, he can talk, and he is doing well. Uyu munsi umuhungu wanjye arareba, aravuga, aragenda kandi atekereza neza byose mu izina rya Yesu. Hallelujah. Hallelujah. So that was another journey. Then the journey back home, I started feeling bad. The day they told me I was going to go back to Nigeria, because we trusted God that I was going to walk, and God gave that promise. So I'm still waiting for that promise. Imana yaraduhaye isezerano yuko nzabasha kugenda nanone. Hanyuma badusezereye dutashye, ngenda mfite ikibazo kuko Imana yarambwiye ko nzabasha kugenda. Numva mfite ikibazo n'agahinda kuko nari ntashye mu kagare. Ariko Imana kuko yabivuze, uyu munsi ndakize yuko nzabasha guhagarara ku maguru yanjye nkagenda mu izina. Hallelujah. So the Lord told me, that was another time, nobody was in the room, I just heard, Kemi, you are not an object of pity, you are a symbol of my grace. Hanyuma umunsi nari ndyamye hano mu cyumba mu rugo, numva ijwi rirambwiye ngo ntabwo uri w'abantu bakwiriye kugira impuhwe, wowe uri igitangaza kigenda, uri ikimenyetso cy'ubuntu bwanjye hano. And he told me to read the book of Job. Imana imbwira gusoma igitabo cya Yobu. As at this time I had another procedure that kept me on my chest. It's called prone position for another 3 weeks. Ubwo mbabwira ubu ngubu hari indi rukundi kubagwa kwabayeho ko hano mu gatuza gutwara igihe cy'ibyumweru bitatu. That was another tough time. Nacyo cyari kimwe mu bihe bigoye cyane nanyuzemo. Lying down, I had to read the book of Job like this, with this place and one finger that was walking. Rero Imana imbwira gusoma igitabo cya Yobu, nari barimo amaze kumbaga, ndyamye kunda nabashaga gukoresha gatoki no kubasha gusoma bingoye. And the first thing I saw was that in all this, Job did not charge God foolishly. Nsoma noneho muri Yobu yuko ibyabaye kuri Yobu byose, Yobu niyigeze atuka Imana. And I asked the Lord, it's going to be a tough one, going back home on wheelchair, but help me not to charge you foolishly. Ndangije uwo munsi mbwira Imana ngo biragoye kuba ngiye gutaha mu kagare ntagenda n'amaguru, ariko uze kundinda gutukisha izina ryawe. Because now I have 2 children to take care of. I used to be a very independent woman. So now the hope of career, it's hard. I'm going to depend on somebody to do things for me, to give me money. It
was difficult. nari ntahanye abana babiri ngomba kwitaho, kandi ubundi mu gukura kwanjye nari umukobwa wibeshejeho cyangwa ufite ibyo yigezaho. Noneho ubuzima bwanjye bw'akazi burarangiye, ubu ngiye kwishingikiriza ku muntu, ngiye buri kintu cyose nkeneye nzajya ngisaba umuntu. Numva ni ibihe bigoye cyane. But I want to let you know that every of those fear, the Lord took over and gave me miracles. Ariko muri ibyo byose ndagira ngo mbabwire ngo Imana yaraje iraganza impereza ibitangaza, mbasha kubona ibitangaza mu buzima bwanjye. When I was living in India, they said people like me, even after I survive, I would die after like 1 year. Ubwo navaga mu Buhinde baravugaga ngo abantu bameze nkanjye banyuze mu bibazo bimeze nk'ibyanjye, nubwo babaho ntago bashobora kuba igihe kirenze amezi 12. So with that report, with one child at home, with this tiny one, and a home, a husband to run. So I even felt my marriage was going to collapse. Urumva rero ibyo bibazo, kumva iyo raporo yavuye kwa muganga, nahanye umwana utujuje ibiro ufite ibibazo, nahashye nta kazi mfite, numvaga n'urushako rwanjye rugiye kurangira. But God had gone ahead. When we got to Nigeria, my father, just because my husband is a doctor, he was just a junior doctor. He needed to build his career. It was in residency. My father said, let me take them from you. And I went to my parents' house. Dusubiye muri Nigeria rero, Imana yari yantanzeyo. Iragenda ifata papa wanje arantwara njyewe n'abana ajya kutwitaho, kuko umutware wanje yari agifite gusoza kwiga ibijyanye n'ubuvuzi. And in 1 year 2 months, God miraculously helped me that I was able to take care of myself against medical reports. And 2 months. Mu gihe cy'umwaka n'amezi 2, mu buryo butangaje Imana impereza imbaraga, nangira kwiyitaho, nangira kwita ku bana banjye, nangira kurwanya ya raporo mbi yavuye mu Buhinde yuko nazamara umwaka. And I had the best support system, family, parents, everybody. They helped. I had nannies, the good, the bad, the ugly, but God gave us strength. Muri icyo gihe rero Imana yabashije kunkorera ibitangaza, mbona ubufasha mu miryango, inshuti y'abavandimwe, ngira abantu abita ku bana banjye, abeza, ababi, bose. Ariko ibyo byose Imana ibinyuzamo neza amahoro. I must tell you, God helped me to raise my children. Ndagira ngo mbabwire ngo Imana yafatanyije nanjye kurera abana banjye. The first one is 21, the second one, the tiny one, is 19. Uwa mbere afite 21, uwo wa kabiri utarujije ibiro afite imyaka 19. And while I was in my parents' house, ubwo rero nari mu rugo iwacu kwa papa my wanjye, wedding anniversary, I was like, Lord, is this marriage going to end? But you told me who to marry. You told me the time to marry. Because all I wanted to do was do masters and just pursue this professorship. Kuri yubire y'urushako rwanjye mbaza Imana ngo ese Mana, ibi bintu koko ni wowe warabishatse? Kuko njyewe mu migambi yanjye numvaga nifuza kuziga cyane, kuzaba umuprofeseri, kuzagera kuri byinshi, ariko urushako rwo n'Imana ye yararumbwiye. Hanyuma nicara aho ngaho mbaza Imana, ese Mana, ibi bintu ni wowe wabimbwiye? And as God responded that day and told me that you will yet be a mother, and gave me the name of my 3rd child. Uwo munsi ndimo gusenga, Imana irambwira ngo uzongera ube umubyeyi, ubyara undi mwana. Aho ngaho impereza izina ry'undi mwana wanjye nagombaga kubyara. And 5 years after, the baby came. Nyuma y'imyaka 5 wa mwana aravuka. And God is just awesome. The testimony is that God has used that to give people children. If you're looking for baby, I tell you, please connect. Because if God could do it for me, He can do it for you. Ndimo kubabwira ngo niba Imana yarabashije kubinkorera, nawe yabigukorera. Imana yabashije kuma umwana ndi mu igare, ibasha gukoresha ibyo bitangaza, ihereza abandi bose bafite ikibazo cyo kutabyara. Niba rero nawe ufite ikibazo cyo kutabyara, ngwino unyegere, kuko nzi ko Imana ishobora byose kandi ari ibasha gutanga urubyaro. Please permit me to pray. I just felt the urge to pray for as many that are trusting God for the fruit of the womb. Munyemerere ndumva nyoboye n'umwuka wera gusenga muri uyu mwanya, gusengera umuntu uri kwizerera Imana urubyaro.
munyemerere dusenge. Father, in the name of Jesus. Data mu izina rya Yesu. Lord, you are not a respecter of persons. Mana ntabwo uri Imana irobanura ku butoni. What you do for one, you can do for ibyo all. wakorera umwe wabikorera n'undi. Lord, I pray for as many that are trusting you for their own babies. Data ndasengera barimo kukwizerera urubyaro mwami. Lord, you've been doing it. We have many testimonies to this. Mana warabikoze dufite ubuhamya bwinshi cyane. If you could give Kemi 2 in a condition like this. Niba warabashije guhereza ngewe Kemi umwana mu buryo bumeze nk'ubu. Father, their own is not difficult for you to do. Data ntabwo urubyaro rwabo rwakunanira. So we ask that heaven will release those babies. Ndasenga ngo mu izina rya Yesu ijuru rirekure izo minja zize. We pray that everything will be set in motion for the babies. Turasenga ngo ijuru rinyeganyezwe no kohereza iminja mu nda z'aba babyeyi. We receive supernatural conception, ability to carry to term, and ability to deliver. Twakiriye gusama mu buryo bw'umwuka, twakiriye gutwara inda ndetse no kubyara neza mu izina rya Yesu. In Jesus' Ni name. mu izina risumba andi mazina yose. Amen. Amen. Expect your miracle. Witegura igitangaza cyawe. He does not have favorites. Ntabwo ari Imana irobanura ku butoni. If he can do it for me, Niba yabinkorera ngewe, he can do it for anybody. n'undi wese yabimukorera. He is a good father. Ni umubyeyi And he's mwiza our father. kandi ni umubyeyi wacu. Hallelujah. Hallelujah.